Ikaze kuri tubica no matine ati mwe kazi ni mu kiganiro ibyuvo ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi mu kiganiro ibyuvo nagize nti ese urukundo ni inzigo itazima. Yego koko kandi nabisanze koko urukundo hari wenda bishobora kuba koko ari inzigo itazima, kuko n'umunyarwanda yaciye umugani aravuga ati aho yaciye ntihaca urwango, kandi ngo icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Urumva koko iyo migani yose ni urwitwazo rw'urukundo, ni urwitwazo rw'urukundo kuko ukina n'urukundo rufata abashyamiranye rukabibutsa ko hari agakeregeshwa bagiranye, maze bagahera ubwo bakiyunga abagabo n'abagore. Ugasanga umugabo n'umugore bararwana hasi hejuru baramarana, ariko wagira ngo ugiye gukiza uzana iserereza uruhande rumwe, ugasanga bose bakuvira indi imwe barakubise ati ntukivange mu by'umuryango ntubizi. Urumva ibyo ni inzitwazo za rwa rukundo ruri hagati yabo. Urumva ni ikibazo rero, bakagenda bagashwana bakamarana imyaka batabana, buri umwe abukwe n'undi ukwe, ariko bakazageye bakanasubirana. Cyangwa se wasanga hari ukuntu uvuze undi mugenzi we, ugasanga umubwira umuharabikira umuntu, ugasanga bibaye ikibazo ndetse niyo amubonye ubundi, kuko narabibonye kuko hari abantu nzi bose, niyo abonye umuntu bose babanaga, abo bagabo n'abagore bahoze babana, hari igihe agira amakoba bakumva ko hari ikintu kidasanzwe bahuye. Nuba ngo urukundo ni inzigo itazima, itagiye rwose izimira ngo ihere burundu, ihoraho rero. Cyangwa se gushwana kw'abavandimwe, urakinisha urukundo rufata abavandimwe bagahora bashwana, bapfa amasambu, bapfa utunaturiye, ariko iyo bapfushije, iyo wa muvandimwe bahoraga barwana nawe yapfuye, njye nabibonye ku bantu banjye ba hafi, sibyo? Iyo apfuye usanga bongera bakarira ati rwose nubwo nyamara apfuye ngo yari afite icyo asobanuye mu buzima bwacu, bakabikabya. Urumva ni rwa urukundo ni inzigo ihoraho itagizima, icyitwa amour de school cyangwa se inkundo z'abana bo ku mashuri. Rwose ubu rwose urukundo ni agatangaza, ndetse bajya bavuga ngo ni n'imbaraga, kuko urukundo rugira imbaraga zitabaho. Kuko icyitwa inkundo zo ku ishuri, ubu njya nibuka agakobwa rwose najyaga naragiraga crush, narakundaga rwose, niyumvagamo ni akakobwa kajyaga kambuza amahwemo, na n'ubu iyo nkwibutse mba numva nkubise agatima, nkumva rwose wansubiza muri ibyo bihe, nkumva hari ubushagarira bunyuzuye mu mubiri, rwose nangiye kuzongwa no guzengera, bitewe n'uko ndibuka ukuntu najyaga nkandikira irakinisha. Ariko urukundo ni agatangaza, ndetse ni n'urushenzi, kuko rugira imbaraga zitabaho, kuko ni ikiyobyabwenge bwo kibi, kuko ruragufata ukaba bataye kwandika note, ariko noneho njye wizanye ndaziretse, kuko yambwiye ngo yagize ikibazo nkazimwandikira, ariko njye nkamara n'ukwezi narazandika, kandi njye bizangora kugira ngo nzibone, usanga bazanabinkubitira, ugasanga abuze ikaramu ndamwitangiye, ndamuhaye iyanjye. Nk'uwo nagiriye niyumvaga muri icyo gihe, urumva namuhaye byose byanjye, nagiraga buwate ndamwegurira, bayinguriye amakayi nkajya muhaye amakaramu, ugasanga njye nsigaye iheruheru, nshaka njya gutira abandi ibyanjye narabyeguriye umukobwa, wagira ngo urukundo rubamo satani. Ubwo impamvu rero mvuga ni inzigo itazima, ni uko na n'ubu niyo mbiri rwose cyangwa nkabyibuka, numva ko hari akantu kaje, nkumva nangiye kugira ibindi byiyumviro muri njye, bisa by'amarangamutima akabyukuruka rwose, nkumva birandenga rero. Kandi si njye njyenyine, naganiriye n'abandi benshi, numva nabo barambwira nti burya urukundo ni inyana y'imbwa, umugani wa Niyitegeka Garasiye, kuko urukundo ntiwamenye ibintu rubamo. Urukundo ruhambaye, ndetse abandi bavuga ngo rugira imbaraga z'agatangaza zitabaho. Rero niyo mpamvu ninjiye mvuga ni urukundo ni inzigo itazima, kuko rufite umwihariko, kandi namwe nimukonora mu buzima bwanyu murasanga rufite izindi mbaraga zirenze ibyiyumviro bya muntu, kuko urakina n'urukundo rwatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege, nk'uko muri Bibiliya hatubwira, umwana umwe w'ikinege kugira ngo apfire abari ku isi twese ngo tutazima. Urumva ni
urukundo ni agatangaza kandi na n'ubu kugira imiryango umenya ko ari inziga itagize imana n'ubu turayihemukira turacumura rwose tukanabaho gutakana uwo mwana wayo yatanze urwo rupfu rwe batera akareka singe yapfiriye tukabihakana ariko kubera ko rwa rukundo ari inzigo itazima kandi ruhoraho iteka. Imana yo wambwa ni rukundo ikagumya ikaturengera ikavuga ati nubwo ari ibirumbo n'ibyanjye ntuzitinya urukundo rufata umubyeyi ubyaye akamuga ariko ku bwo uko ari urukundo agakunda akavuga ati akamuga karuta agaturo. Urumva ni urwitwazo rw'urukundo akunda umwana wiwe. Urumva rero urukundo rugira imbaraga zirenze imyumvire yacu rero yuko nturusanga urukundo ari inzigo itazima kuko urukundo rufata umuntu wabyaye umwana w'ikimuga ariko wamuvuga nabi cyangwa ukavuga ubumuga bwiwe ugasanga yagutera amabuye kuri titoka uramvugira umwana nabi ubwo muzi ukuntu namubyaye amvunnye n'iki cyangwa urukundo rufata umuntu ubona utazi isura yiwe noneho igafata umukunzi wiwe yagize wamuvuga nawe turamubona asa nk'ikintu ntazi nawe ntabwo muberanye uvuga uvuye aho urumva ni ikibazo. Urukundo rero ni imbaraga zihambaye kandi urukundo kuko ni urukundo wa mugani mureke ruganze rero rutubemo maze ubundi rusagambe kuko ubundi twishyuke mu Rwanda bibe bityo bene Imana.